ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uzirinde kwibagirwa. Reka dusenge Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye, tugushimiye ineza wagiye utugira mu buzima bwacu bwose. Urahabwa icyubahiro, uzaturinde kwibagirwa ineza watugiriye yose, ahubwo uko bukeye n'uko bwije uduhe kuguhanga amaso, uduhe kukwiringira mu izina rya Yesu, amena. Icyigisho cyiza cyane kivuga ngo uzirinde kwibagirwa. Mose umugaragu w'Imana isumba byose yihanangirije urubyiruko rw'Abisiraheli mu gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza 19, cyangwa abandi bavuga ivugurura amategeko, abandi bakavuga gutegeka kwa kabiri. Mose yihanangirije urubyiruko rw'Abisiraheli. Abana bari baravukiye mu butayu, ntago bari bazi gukomera kw'Imana isumba byose, babyumvaga nk'amateka, ariko noneho bamwe bari barabibonye, ariko n'abari baravukiye mu butayu, kuko mu butayu bahamaze imyaka 40, bongeye kwigishwa amategeko n'amabwiriza by'Imana isumba byose, biributswa imirimo itangaza Imana yabakoreye. Mu gutegeka kwa kabiri rero igice cya 8 guhera ku murongo wa mbere kugeza 19, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Mose abihanangiriza: amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera muyumvire, kugira ngo mubeho mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azaba mugihindure. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana we yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, kuko yakwitondera yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa ukabyitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze bamenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'imikomamanga. Ni igihugu cy'imwerere n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzajya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Ku murongo wa 11, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora mu nzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusabwe butwika na sikoropiyo n'ubutaka bugwengereye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira amanu mu butayu ibyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze ibone ko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Ku murongo wa 17, uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Ku murongo wa 18, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro na ba sekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niba ubagirwa Uwiteka Imana yawe, ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo,
uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Imana yibukije urubyiruko rw'Abisiraheli kugira neza ko Imana yagiye ibagirira, ibibutsa Mose abibutsa ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, ukuntu bavuye mu Egiputa kubera imbaraga z'Imana isumba byose, ukuntu bambutse inyanja itukura biciye mu bitangaza by'Imana isumba byose, ukuntu bari barabuze amajya n'amaza, inyuma yabo ari ingabo za Farawo, hirya ni imisozi, impande zose ni imisozi, imbere ni inyanja, inyuma ni abanzi, ariko batabaje Imana irabatabara. Mu nyanja havamo kaburimbo sipesiyare, abana ba Isiraheli barambuka. Mose yabibwiraga urubyiruko batabashe kugira ayo mahirwe kugira ngo bamenye Imana, bayubahe kandi bayikunde, anabihanangiriza kwitondera iby'Imana yavuze. Arababwira ati muzirikane neza y'Imana. Imana yabagaburiye manu, Imana yarabarinze muri uru rugendo, Imana yabarinze kubyimbirwa, Imana yababereye bodyguard muri uru rugendo. Nta kintu mwigeze mubura, mwabonye amazi yo kunywa, inkweto zanyu ntizasaza, nta na kimwe mwigeze muburana Imana. None Imana yo kabyara igiye kubajyana mu gihugu gitemba amata n'ubuki, muzabona ibyiza byose mwifuje. None rero urubyiruko rw'Abisiraheli muzirinde kwibagirwa Imana ngo muvuge ngo ubwenge bwanjye, imbaraga zanjye nibyo bimpesheje ibi byose, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe ko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Uramenye ntuzibagirwe Imana. Hari abo Imana yagiriye neza ikabavana mu cyiciro kimwe ikabajyana mu kindi, baraburaraga Imana ikabagirira neza ikabaha ibiryo, barafite ibibazo bitandukanye Imana ikabagirira neza ikabibakuramo, ariko bamara kujya bagahaga bakibagirwa Imana. Sigaho kwibagirwa. Muntu nkurikiye kuri channel ya Mukanziza Rebeka, aho ntibibagiwe Imana. Abanyarwanda bacu bari bazi imigani, baravuga ngo umurego usiga inzara. Nyamuneka ntuzibagirwe Imana, uko byamera kose ujye wibuka Imana. Hahandi byari bikomeye ikagutabara, igihe watabazaga Imana ikagutabara, igihe cyagiye byari bikomeye ugatabaza. Uzibuke kugira neza ku Imana mu buzima bwawe, uzirinde kwibagirwa. Nukuri ntuzibagirwe. Oya babyeyi inshuti zanjye ntituzibagirwe. Hahandi Imana yadukuye, bya bindi byose twasabiraga Imana ikabidukemurira. Nukuri Imana idushoboze kutabyibagirwa, ahubwo ibyo byose tubizana imbere Yesu tuvuge tuti nshingiye ku by'Imana yankoreye, nshingiye ku burinzi bwayo, nshingiye ku Imana yangaburiye nshonje, nshingiye ku Imana nari ndi umushomeri ikampa akazi, nshingiye ku Imana yangiriye neza mu buzima bwanjye, nshingiye ku Imana yampaye umuryango, nshingiye ku Imana yampaye abana abandi barababuze, nshingiye ku Imana yampaye akazi abandi barakabuze. Bityo wibuke Uwiteka bizagushoboza no gukiranuka muri ibyo urimo, kandi izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Nyamuneka muvandimwe nkurikiye kuri channel ya Mukanziza Rebeka, aho ntibibagiwe ugasenga Imana uri umushomeri, Imana ikakugirira neza ikaguha akazi keza, ariko ukuganye yakureba ukamureba ukayoberwa nimba umuzi. Nyamuneka ndakwihanangiriza kutibagirwa. Imana yakugiriye neza, hari aho yagushyize irahakurindira, hari ibyo Imana yagukoreye byinshi ntabasha kurondora, nanjye birahari ni byinshi. Hari ibyo utashyira kuri channel ariko ni byinshi. Nyamuneka barimo igishasi Imana yaguhaye, ntuzibagirwe Uwiteka, ahubwo uzamukorera unezerewe. Ubwire Imana ati Mana ndakuririmbira kuko wanejeje umutima wanjye, ndagutambira kubera ko hari icyo wakoreye umutima wanjye. Nari ndi umunyabyaha urankiza, nari mfite ibibazo urantabara. Mana ntago nzakwibagirwa, mu tubaraga duke mfite nzakwikomezaho, ntago nzajya kure yawe. Imbere yawe niho mbonera amahoro, imbere yawe niho mbonera umutekano. Mu Mana niho kwizera kwacu kugomba gushingira. Uzirinde kuyibagirwa, ahubwo ugibwira abandi, ukomeza abarushye, ukomeza abaremerewe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri Yesaya igice cyaho cya 49 umurongo wa 15, Yesaya yaranditse ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yabyaye? Barashuje ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Uwiteka umuremyi wawe ntateze kukwibagirwa. Nubwo waba uri
guca mu bikomeye. Ntabwo Imana yibagirwa. Wewe wabasha kwibagirwa, ushobora kwibagirwa n'abo wabyaye, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo iteze na rimwe kukwibagirwa. Oya, yaduciye imanzi mu biganza. Dore tatuwaje originali OG, dore ngizi originali tatuwaje. N'umwana w'uruhinja avukana iyi kashe ibwira aho Imana ibwira umuntu iti humura ntutinye ndi kumwe nawe, ntabwo nzakwibagirwa, naguciye imanzi mu biganza byanjye uri uwanjye. Ngiyi umuntu ukivuka wese Imana iramubwira ngo ntabwo nzakwibagirwa. Umwana w'umuntu yakwibagirwa, inshuti zawe zakwibagirwa, ababyeyi bakubyaye bakwibagirwa, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntiteze gutererana abantu bayo. Hoya, ntabwo izabikora. Natwe rero abana bayo Imana iturinde kwibagirwa, ahubwo duhe kuzirikana neza twagiriwe. Yaraturinze, bamwe twararwaye iraturwaza. Imana iduha kuva ku bisasira amahoro, abandi twaragiye tugaruka amahoro, abandi twakoze impanuka zitandukanye ariko ntitwapfa. Ukuboko kw'Imana turakubona. Urashaka ko twibagirwa? Oya, ntabwo tugomba kwibagirwa ineza y'Imana mu buzima bwacu. Imana yarahabayeho kabyara, yaratuzigamye, iraturinda. Ntabwo dushobora kwibagirwa ineza y'Imana ku buzima bwacu. Bamwe twari abashomeri, ariko Imana itugirira neza, iduha imirimo, iduha aho dukora. Imana yacu ihabwa icyubahiro, tuyizamuriye amashimwe imbere y'isi yose ko Imana yatugiriye neza ikaduha ibirenze. Mwana, twavuga iki se? Imana ntabwo izatwibagirwa. Ngiyi tatuwaje, reka nshyire imbere ya kamera neza. Ngiyi imirongo, iyi ni kashe Imana yashyize ku muntu. N'uruhinja rukivuka ruba ruhari, bivuga ati ntutinye, humura, nubwo waca mu bikomeye ntabwo neze kukwibagirwa. Ngiyi tatuwaje y'umwimerere. Izi ni imanzi Imana yaciye umuntu. Ibisobanura ko ntabwo Imana izatwibagirwa, ahubwo umwana w'umuntu niwe wibagirwa, ariko Imana yacu ntabwo iteze kwibagirwa. Gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugurura amategeko, igice cyaho cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Imana yadukuye mu byaha, turayishimye, ihabwa icyubahiro. Yaduhaye kuba abagore b'umumaro, turayishimye, ihabwa icyubahiro. Imana yatugira icyizere, bamwe duhindura ababyeyi, abandi baduhindura abagore, abandi duha imiryango, ihabwa icyubahiro. Imana yarahabayeho ababyeyi batabaye. Imana yaratureze, iradukuza. Imana ihabwa icyubahiro. None twibagirwa ineza y'Imana ku buzima bwacu? Ntabwo, ntibikabeho. Tugomba kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwacu, tukibuka ineza y'Imana naho yadukuye. Turi abapagani tutafite Imana, ariko urukundo rw'Imana ruratureshya, tumenye izina ryayo, ikatugira abagore b'umumaro, ikatugira abagore bo kwifuzwa. Haleluya! Turashimira Data wa twese mwiza ko yatugize ab'umumaro. Niyo mpamvu tutazamwibagirwa, niyo mpamvu duhangara kumuvuga ku isi yose, kugira ngo bamenye umwami utetesha, umwami utanga amahoro, umwami utanga umutekano, umwami wubaka urugo rugakomera, umwami utanga ituze, umwami w'umunyabwenge, kandi n'abamwizera baha ubwenge, kuko Yesu Kristo niwe bwenge bwacu, niwe mahoro yacu. Amahoro ya Yesu abane natwe twese. Mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 4 urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 4 umurongo wa 9 Mose yihanangirije urubyiruko rw'Abisirayeli, wirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe, ubimenyesha abuzukuru bawe, ubimenyesha abagukikije. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nanjye nababwira nti mwirinde mwe kwibagirwa iby'amaso yanyu yiboneye. Mwabonye Imana itabara, mwabonye Imana ishyigikira, mwabonye Imana igobokaho rukomeye, mwabonye inshuti magara mu byago no mu makuba, mwarayibonye mu mpande zacu zose. Twaratatse iradutabara. Iyo itahaba tuba twarashize, iyo itahaba tuba twaratoye amashashi, ariko turamwenyura. Haleluya! Imana yarabaye,
ntabwo tuzabyibagirwa, turabyibuka byose. Uzirinde kwibagirwa ineza y'Imana mu buzima bwawe, ibyo wabonesheje amaso yawe. Turashimira Imana yaduhaye igihugu, turashimira Imana yaduhaye umutekano. Ibyo byose twabibonesheje amaso yacu, ibyari bimeze nk'inzozi twarabibonye. Uramenye rero byinshi Uwiteka yadukoreye mu buzima bwacu bwose, kuva mu bwana ubibare ugeze mu myaka ikuze, abagize urugo mubare ukuntu Imana yabagobotse. Byose ubyandike. Imigisha y'Imana yaduhaye iratangaje, iruta y'Abisirayeli ya kera, bityo ntuzibagirwe. Ahubwo ujye ubibwira abana bawe, uvuga ineza y'Imana mu buzima bwawe, ubibwira abaturanyi, ubibwira abo mukorana, bamenye Imana ishobora byose, bamenye Imana itetesha, bamenye Imana isumba byose, bayubahe kandi bayihimbaze. Mbese waribagiwe? Umuntu yibagirwa uwamugiriye neza, ariko uwamugiriye nabi akirirwa amuvuga amasaha 24 uko abonye umwanya akamuvuga. Nyamuneka, kuki wakwibagirwa uwakugiriye neza? Nawe yaba arakugaburiye umunsi umwe. Guhaha biravuna, wakagombye kumushimira ati merci, urakoze, kuko yaguhaye icyo yari afite. Dukwiriye kurangwa no gushima. Abantu b'iminsi y'imperuka n'indashima, babona ibintu biza ukagira ngo ni mutiki yiteka ikigereka, ukabona umuntu akugiriye neza, nyamara ukabica amazi ntubiha agaciro. Aya masaha ndagira ngo Imana yongere kugarukeho, yongere ivugane n'umutima wawe. Umuntu wakugiriye neza umushima akiriho. Tumenyereye gushima abacu ari uko bapfuye. Tubona za serikali ziri imbere, ukamutaka, ukamushyira ururabo, ukamubwira ngo yari mwiza. Ayo magambo yamubwira akiri muzima. Umubwire ko ari mwiza, umubwire yuko anejeje, umubwire ko ari umumaro mu buzima bwawe, umushimire neza yakugiriye. Naho yaba aragukorera akantu gato Imana ikamukoresha, umubwire ngo warakoze, burya ari umumaro ku buzima bwanjye. Utangire umushimira akihumeka, noneho ntanasinzira. Nukuri pe, nizo ndabyo nushaka uzazijyane, ariko ijambo ryiza ryaramwubatse. Nukuri birakwiriye ko dushima abantu bakiriho, ineza batugiriye tukayibashimira, dushimira n'Imana yabakoresheje. Imana itubashishe rero kwibera indahemuka, kandi Imana iduhe kuzirikana no kwibuka ineza itugirira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iturinde kwibagirwa abatugiriye neza. Ni benshi. Nawe ubabare abatumye ubaho. Buri wese ashyira itafari ku buzima bwawe. Yewe n'abagutahiye ubukwe burya baragufashije. Abantu bose bagiye badushyigikira kugira ngo tugeraho tugeze ubu. Imana ibaha umugisha. Barakoze kwemera gukoreshwa n'Imana. Imana ibaduhera umugisha, ariko barakwiriye ko bashimirwa niyo neza bakiriho, ukababwira amagambo ko ari ingenzi mu buzima bwawe. Ikiruta byose rero, ntidukwiriye kwibagirwa ineza y'Imana mu buzima bwacu. Ibyo yadukoreye bitangaje, imirimo itangaje yadukoreye twe n'imiryango yacu, yewe we twabibara ntitwabirondora. Dore none umwaka ugiye kurangira, Uwiteka yabanye natwe, twabonye ineza y'Imana muri uyu mwaka wose. Uwiteka yarahabaye, mu miryango yacu yarahabaye. Ibyaduhigaga byari byinshi, yaturinze tugenda, iturinda tugaruka. Atari ineza y'Imana tuba twarapfuye, ariko turiho dukwiye kurangwa no gushima Imana. Haleluya. Uwiteka tubashe gushima Uwiteka, kandi aturinde kwibagirwa ineza Imana yatugiriye mu buzima bwacu, ahubwo duhora tuyishima amanywa n'ijoro. Uwiteka Nyiringabo abidushoboze, mu izina rya Yesu, amena. Dusenga Imana. Nyakubahwa, turakunezerewe, twibutse ineza yawe mu buzima bwacu, uhereye tukivuka kugeza amagingo. Uhabwa icyubahiro. Warahabaye Data, n'ukuri warahabaye. Buri wese wamukoreye ibitangaza waramurinze, urindana n'umuryango. Waturinze tugenda, uturinda tugaruka. Turashimye, uhabwa icyubahiro. Uyu mwaka ugiye kurangira, wabanye natwe, turakwiyeguriye bundi bushya. Ibitaragenze neza mu mibereho yacu tubabarire. Amaraso ya Yesu Kristo yoza ibyaha byacu. Uduhe kuba tugukiranukiye, uduhe kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwacu. Umwuka wera twibutse byose, maze tubeho imibereho irangwa no gushima. Mu izina rya Yesu urakoze, amena.